ndabikubwiye mbigusubiriyemo inshuro itari imwe itari ebyiri itari eshatu. Nta wundi mukobwa mugomba gukundana, nta wundi mukobwa mugomba kubana uretse njyewe. Twabisezeranye kera mwana, twabisezeranye kera. Kuki aka kanya ushaka kwica amasezerano? Kuki aka kanya ushaka kwigira nkaho nyine ibintu byose wagiye ugaterera iyo? Yego nyine wenda hageze aho ujya kwiga hariya nanjye njya kwiga hariya dusa n'ababuranyeho, ariko ryari isezerano. Nta muntu n'umwe nigeze nkunda, nta muntu n'umwe nigeze nitaho, nta muntu n'umwe, nta n'umuhungu n'umwe nigeze ndeba uretse wowe. Nahoraga mvuga ngo niwe nzaza nje kureba, niwe nzaza nkeneye. None aka kanya uri kumbwira ngo mbivemo mwana, uri kumbwira ngo mbireke, ngo ufite undi muntu ukunda. Nta n'ukuri kw'Imana ntabwo nabyumva. Reka rero nkugire inama, niba udashaka intambara yanjye, niba udashaka ibibazo nzana, niba udashaka ibibazo nkurura, niba udashaka nyine umujinya wanjye kuzamuka, niba udashaka kunzamurira isukari, mbabarira, ntumbwire iby'uwo mukobwa, ntabwo nabyumva, nta n'ukuri kw'Imana. Ariko reka nkubwire ubundi nta nubwo ari ngombwa. Njyewe umukobwa ndaza kumwishakira, kandi wumve ngo hagati yanjye nawe haraba intambara imwe sinzi ukuntu nabikubwira. Noneho Eme yagerageje kumukata, ariko si wakwihanganye watuje. Ibintu ndabyumva ko wenda naguhemukiye, ndabyumva ko wenda uri kumva ko nakuremereye, ariko nanjye nyumva mwana, nyumva byibura. Reba igihe cyose cyashize tutavugana, nagerageje kuguhamagara, nagerageje kukwandikira, nagerageje gukora buri kimwe cyose, ariko si waransubije kutigeze ntabe na SMS nimwe wigeze umbwira byibura ngo nambwire ngo meze neza, byibura ngo nanyibutse ko nkunda. Ndetse wagira ngo mbigenze kugira ngo mbigenze nyine byararangiye. Byaje gusanga nyine nikundira undi muntu. Umukobwa rero arambwira ati rero reka nkubwize ukuri, wa mukunda utamukunda ibyo ntacyo bindebaho, kuko ubu ngubu aka kanya nushake nuko ntaramumenya, ariko niramukamumenye wibare nkaho uwo mukobwa atakiriho. Ibyo ngibyo rwose ndabigusezeranyije, wibare nkaho atakiriho. Twese tugaruka rero ku rundi ruhande, tugaruka kwa Isabelle ndetse na Kelly bari kuganira, ndetse no wa muhungu wabagaho ngaho. Kelly aramubwira ati kuse ko bro yatinze, byagenze bite? Undi yarasanzwe ageze amasaha atarataha. Noneho ntuza Isabelle aramubwira ati kundi kumva uri kuvuga ngo agize amasaha atarataha, ubundi asanzwe ataha hano nyine, aza hano nyine gakeya, aje kureba ukuntu ibintu bimeze, ariko ntago ataha hano mwana. Uri kuvuga nkaho njye nawe turi umugabo n'umugore tubana mu nzu imwe. Huya nyine njyewe nahangaha nyine naho mwankodeshereje niho mba, ariko ntago ariho nawaba. Ahubwo nyine impamvu nuko yari yambwiye ko ari buze hano, ati kandi wenda uretse wenda wowe uhageze nawe nta wundi mushyitsi ujya ugera hano ku buryo wenda twaba tumutegereje. Rero kuba yatinze ntabwo nyine abari muri gahunda nyinshi, abari muri gahunda z'akazi, wasanga wenda atanaje hano akaba yahise yigira mu rugo iwe, nabyo birashoboka, byose ni ibintu bishoboka. Rero ntabwo ari umuntu tuba dutegereje isaha n'isaha ngo arahagera ngo harataha nyine nk'utaha mu rugo rwe buri gihe. Noneho Kelly aramubwira ati mbabarire nyine, reka nanjye nkunda kwitiranya ibintu. Ati ubwo mba nzi ko byaciye, mba nzi ko nyine musigaye mubana, nawe urabyumva. Noneho ntuza aramubwira Kelly aramubwira ati gusa ubundi harabura iki mwana, harabura iki ko bro wanjye Imana aragukunda byahatari. Kandi ikindi noneho amakuru meza hari, noneho bamaje gufata umwanzuro. John yemeye araheba, aravuga ati nyine nta kundi nyine byibura we niba nyine hari ukundi kuntu uzafatamo Isabelle neza, genda nyine ubikore nyine. Ndetse na mama ndetse na papa bose bemeye gushyira akabaro hasi, ariko nari mbahitanye mwana, ariko navuga ko ubu ngubu nyine umuntu yaburaga n'umuntu bamufasha. Naje byanga binoga, ibintu byose bigomba gusubira ku murongo, Yego wenda ushobora kuba utazongera gukundana na John ngo mwongere mubane nk'umugore n'umugabo, ariko ndakeka ibintu biraza gusubira ku murongo. Noneho Isabelle nawe aramubwira ati gusa uko iyo utekereje ukavuga ngo ngiye ngo nongere kubana, kongera nkatinyuka niyo byagenda gute, ngiye kongera kubana na John mwana. Ibyo nabonye narabibonye, ibyo ntabonye nyine ubwo ni uko bitabaho, ariko abana happy pe ntago byakunda. Twagarutse rero nanone kwa John ari gufata neza wa mugore we bita Fiye, ari kumufata neza, ari
kumuha keya nyine nk'umugore utwite. Noneho ifi yaramugata ko se noneho byagenze bite habaye iki. Noneho John aramugata ko ugira ngo mpeke yande urantwitiye mwana urantwitiye, bagomba kukwitaho rero, bagomba kukumenya buri kimwe cyose, bagomba kumenya ukomeze nyine buri kimwe cyose nyine tu. Noneho fi yaramugata atahasinze ikintu izike ndi kuzikesha pe. Noneho John aramugata oya ntabirenze mwana, riga uri madamu wanjye akakanya, ngomba kukwitaho, ngomba kumenya nyine buri kimwe cyawe cyose. Ati amakosa nakoze mu buzima bwanjye ntabwo nshaka ko yazongera kuba, amakosa nakoze ntabwo nshaka kuzongera kuyasubiramo, ntabwo bibaho nyine, ntabwo nabyongera. Noneho ubwo ntuza fiyaramuga ati okay ni byiza cyane, ubwo noneho utangiye kugenda wisubiraho, utangiye kugenda umenya inshingano. Ati nukuri kw'Imana pe, nanjye njye nicira imanza z'ukuntu nyine nari mfite inshuti imwe yonyine mu buzima yambaga hafi buri kimwe cyose, buri gihe cyose. Ati rega buriya nubwo utabizi njye no gutangira kuba muri ghetto, njya gutangira kwibana, njya gutangira kureka ibintu byo kuba muri orphelinat. Umuntu wa mbere wanyishyuriye amafaranga y'inzu, umuntu wa mbere wanyishyuriye inzu yari Isabella mwana, yari Isabella, umuntu wamfashije kangurura udukoresho ibiki byose, yaremeye udu savings twe twose araturekura kugira ngo nkunde njye kuba muri ntuza, cyane ko we mwari mwaratangiye kubana. Noneho kugira ngo ntangire nanjye ubuzima bwanjye, umve ko ari umuntu bita Isabella wabumfashijemo. Ariko nyine byaje kurangira n'ukuri kw'Imana muhemukiye, byaje kurangira mutwaye umugabo umusimbura mu rugo rwe, mukorera ibyamfura mbi. Ati rimwe na rimwe bijya bimbabaza, ati wenda rimwe na rimwe nujya ubona dusereye ukabona nyine imise ndakara, mba nibutse ko nyine nanjye umuntu nahemukiye n'inshuti yanjye, mba nibutse ko byibura nyine sinzi ukuntu nyine nabikubwira, ariko nyine mba numva nta wundi muntu mfite, byibura wenda mbere iyo nasereraga n'undi muntu, cyangwa se wenda nk'iyo najyaga wenda njya muri relationship nkasera n'umuntu nahungiragaho ni Isabella. Ariko aka kanya nta wundi muntu mfite wo guhungiraho, kuko umuntu nagahungiyeho niwe muntu nahemukiye kurusha abandi, niwe muntu nyine nangirije ubuzima bwe kurusha abandi. Ati rero nyine nanjye nyumva nimba nyine wenda habaye akantu gato nkarakara, nkahita mbyimba, nkahita ngira ati numva ari umushiha nyine, kuko ibyo n'ubundi buri kumemukira n'ubundi wahemukiye mucuti wanjye, kandi none nanjye muri abo bahemukiye mucuti wanjye nanjye ndimo ndi uwa mbere. Atubwo rero nyine nanjye unyumva pe, unyumva atari ko nta rundi rwango, ahubwo si byibura we niba ukurikirana amakuru ya Isabella ameze ate nyine ibintu bimeze ate. John aramubwira ati rero amakuru ya Isabella ameze neza, we ntugire ikibazo, byanga binoga nanjye nta makuru ye nzi neza, ntago nakubwira ngo wenda ngo bimeze gutya na gutya, ariko amakuru nkura nyine kuri yemewe nk'umuntu bavugana ameze neza, nta kibazo nyine we n'umwana we bameze neza. nuko nyine nanjye mbyumva. Twagarutse rero ku rundi ruhande, ni ninjoro byahatari bagiye kumva nyine bumva ku rugi hari umuntu ukomanze, baravuga ati si umuntu nindera kubyanga binoga kubwije bimeze bite. Noneho bagiye gukingura babona niyeme ni handi kwa Isabella. Noneho nako Isabella yaragiye nyine araza aramusuhuza, aramubwira ati si umeze neza bimeze bite. Baravuga ati meze neza nyine, niko akunda umunsi babaye muremure, meze neza nta kibazo. Ati none si mwe mumeze mute? Isabella aravuga ati tumeze neza, ati nta kibazo, ati nuretse ko wiguyuza hano bwije mwana, bari no kwimera ubukara rutaje. Noneho yeme aramubwira ati we mwana naciye mu bintu byinshi, ariko nyine nari nagusezeranyije ko ndibuze, nari nagusezeranyije ko ngomba kurara nkugezeho, niyo byaba byagahe gatoya, niyo byaba akanya gato, ariko nari nakubwiye ko ngomba kuza. Ubwo rero ngomba gukipinga promise yanjye, nkukugeraho nkaza nkamenya uko umeze. Nati si bimeze bitahubwo. Noneho Isabella aramubwira ati nta kibazo, injira nyine hano harimo
wa muhungu nyine wa wundi nyine wabakoreraga, hakabamo ndetse na mushiki wawe, iti winjira mwana nta kibazo. Noneho ntuza Isabelle nako imara avuga ati oya ntabwo ari ngombwa ko ninjira mwana, ntabwo ari ngombwa ko ninjira, njye nanje kureba ukuntu umeze, cyane cyane ko sister we twahoranye uriya n'umujama nyine tuba tuvugana ibintu byinshi, kuri rero umuntu nanje kureba cyane cyane ni wowe, reka mbite nongera nisubirireyo, reka mbite nongera nisubirire mu rugo njye kuryama bwije nyine ndi kumva nkeneye kuruhuka. Isabelle aravuga ati gusa ubwo nta ndwaza basi ngo narye wenda no kubiryo twatetse, uri kumva udashaka kubiryaho. Noneho yemara avuga ati nukuri ko Imana ndananiwe ku rwego rwo hejuru, reka ngende ahubwo tuzaba dusubira, reka ngende ahubwo tuzaba tuvugana. Noneho Isabelle avuga ati hari ikintu nyamara nashaka kukubwira, hari ikintu nashaka kukubwira. Imara avuga ati oya nta kibazo uzaba ukimbwira, reka ngende tuzasubira ejo. Ati nyamara ikintu nari ngiye kukubwira ni icy'umumaro ushatse waza. Imara avuga ati wapi mbabarira n'ukuri kw'Imana mbabarira. Ese Isabelle ni iki yashaka kubwira Ebe, ni iki yashaka kumubwira nyine gituma nyine yumva nyine ashaka ko nyine aza, ese biraza kugenda gute, sibyo n'umukobwa waje mushyashya biragenda gute? Nakunda amatsiko usiranye yazashirutse gukurikirana kandi gace ko butama. Murakoze mukomeze kugira ibihe byiza.